Njuwa yezimo pepe uri mwiza shengewe nyemerera nguha urukundo kuko nkukunda iyo niyo gahunda. Kera utarakora indirimbo wajyaga wumva ko umuntu wakoze indirimbo bita bigenda bite? Baba we numvaga ko umuntu wakoze hiti ahita bumukire. Twagiye gukora indirimbo ntago twasohotse. Ese waba ufite pressure y'indirimbo ukagira na pressure y'ibyo bintu. Twagiye ku Kibuye tugiye gushutinga no niba narakoze indirimbo mbi, niba narabyinanye n'umukobwa mubi, se bundi umukobwa mubasa gute? Iri hafi kugira 500 niba ahubwo itanabyujuje. Uri kumva? Tekereza mu bantu 500 no barebye iyo ndirimbo. Ngiye narihebye cyane. Narihebye cyane. Ndiheba pe. Nabwira na mama ati ngiye no kubivamo. Ngiye no kuva ni Kigali. Yego. None mama akankomeza. None wanjye komeza ibi bintu wamye kuva kera ubikunda ariko bikomeze. Ari kubera Joyeze bagize ubwoba. Bagize ubwoba gute? Bagize ubwoba gute? Reka nanjye nanone basuze mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Nitwa Stream Jesus. Nkwibutse gukora subscribe kuri Stream Jesus TV. Uyu munsi ngarukanye n'umusore wita Sano Legend. Wita Sano Legend mwabonye mu ndirimbo bita Mombebe. Akaba ari indirimbo yagiyemo ariko abantu benshi akaba atambuka imihanda abantu bapfe kumenya ko ariwe. Niko bimeze biti? Niko muko izo bora zawe n'ubufu abana b'ikigaru usanga bahora ibicu ikosa rimwe cyane agiye tagitayaho awasikaye wanwaye mind noroheje ubuzima winjiraga pa uworumbeshya ngo twarasagasha ibaze mbaye babishe niyo nagusaza boy heza shamayibu ibaze ubaye uhora nayo mind wabuhiye dore n'amafaranga ubufite untoka kure muri macubure yani Sano Legend nkuko bisanzwe murabona ndaho tu ndaho uraho utangiye turimo ko muri utangiye enaka nako umuntu kumuhanze meze fresh kabisa nubwo nagiye nkarwara ndarwara ingwara nyine namwe abantu barwara sine muzi zizateye ibicurane za malaria ni hatari n'insazi n'ubu ngubu ndarwaye cyangwa hiti niyo yabiteye hari ukuntu hiti niyo yabiteye hiti se yabiteye gute nawe rero ibintu buzana ngo hiti siri he hari ukuntu bigeze sinzi umuhanzi bigeze gusereza ni papa cyangwa ngo yashatse nyine ngo hiti ngo melodie ngo nagira hiti azahita arwara sida. Azatarwara sida kubera iki si yo sida azayirwara nyine kubera hiti ari ukuntu mugira ikora akaririmba abantu bakabireba banga. None se unge Sano ndi hiti cyangwa ndi hirya ahubwo reka ariko rero hiti ntabwo yakoze Mombebe. Narayikoze Mombebe se ukimara kuyikora ntabwo yakurishije inuze ukabona yandishije iki ariko sirimu nawe none se yitirisha iki nta kintu nzi hitirisha ubuse ko nayikoze ifite iki. Mombebe yari indirimbo yakanga yakoze indirimbo ya kabiri. Kera utarakora indirimbo wajyaga wumva ko umuntu wakoze indirimbo bita bigenda bite? Baba we man noneho ibintu bisigaye bibaho ngiye nyine narabimenyera tu nataranabimenya nanabizi numvaga ko umuntu wakoze hiti ahita bumukire. Uri kumva akagira amafaranga isi yose bundi kamumenya. None nasanze ari hanyuma ya nayo ari mu bigori yawe nuki papa ukimama ukibura noneho ma ubwo n'uducero wari ufite natwo tukagenda nicyo kibazo kibirimo. N'uducero wari ufite tukagenda ukatobora kabisa ukareba ahantu hose hirya no hino kavuga ati suko ko iki gikorwa nakoze kikaba kingana gutya n'abantu banzi wareba n'umufuko ukomeze yewe wahuka atinya no guhura n'abantu ko wikoshura n'abantu amafaranga Meri wawe rero mu cyaro byagenze bite? Meri wawe mu cyaro Meri wawe mu cyaro wenda ari n'abantu batazi kuri n'umwana w'ibyaro abo mu cyaro bapanitse buno ntomenya bumva ko wiseguye miliyoni ku musego baba we uhagera nta yindi nkuru bakwakiriza
bro wabaye umukire zana ku amafaranga y'i Kigali twabonye warasohoye indirimbo yakubise yiti man bakagusaka n'umubyeyi nawe reko yaranabyo bamenyereye kumva ngo umwana wawe yabaye hit i Kigali akumva ko nyine uwe uzanye amadolari cyangwa katatangira kukwataka. Mama wawe ntabwo yumvishe wakoze indirimbo ubundi se mama arabizi ubundi ko ufite indirimbo nyine abantu bose bazi? Atabizi se mani buri iki wakorera mu Rwanda abantu ntibakimenya aranabizi cyane ubu mama izi ndirimbo bita Mombebe yaranayibonye menya umwanya wo kuyireba yarayibonye gucya amaso akubwira ngo iki? Yambwa ati ni byiza muhungu wakomereza nanjye ndakomeje tureke kubeshya no kwijijisha sibyo tukora ikiganiro kitarimo kubeshya ubwiza abantu kuri sibyo ndakubwiza ukuri we Sano Legend uraza no kutubwira impamvu wise Sano Legend cyangwa impamvu wise Legend sibyo unatubwire urabona twari tukira aho ngaho ku umuntu akora indirimbo abantu bakamwirukanga inyuma n'iki sibyo none ukimara gukora indirimbo sibyo hari ukuntu ukora akazi uri guharana gushaka amafaranga nubona amafaranga uzakora indirimbo ujye ukanga indirimbo mbere ntabwo wahise uhura n'ibibazo ukicuza nk'amafaranga wakoresheje byihorera nakubwiye ngo biragucanga bikagutonda hahandi ugera ukabona n'amavuta yo kwisiga kandi ngo ufite indirimbo hanze kandi ufite indirimbo abantu benshi baba bazi ngo umuntu ku muntu utanyine utarakora iyo ndirimbo cyangwa se utari ibintu bya social media aba yumva ko nyine umuntu ukoze indirimbo amafaranga aba ari kwinjira aba ari kwinjira uko bishaka niba usohoye indirimbo abantu bakayimenya ubwo n'amafaranga niko aza kandi barababeshye urayabura se nuyabura ye baba we ukambara ubusa kabisa kandi twanga ufite indirimbo Mombebe ariko ukawambaye ubusa joyeuse kabisa ariko rwose banza naturimba ariko abantu tuzi njye nashaka ko tuzatugana ko kabanza ukaririmba abantu bakanza kumva twagiye Mombebe se oya turirimba banza dukubitireho joyeuse Mombebe uri mwiza shenge we nyemerera nguha urukundo kuko nkukunda iyo niyo gahunda nyemba ndirimbya hanjye ndirimbya hanjye kabisa mwisa Mombebe bati umukobwa niko bati wajyanye n'umukobwa mu mashusho unakuryamyeho mu bwato n'iki tubwire tuganira situation mu bwato ukuntu byari bimeze uburyo mwari mumeze umusohokana icyana ku Kibuye we na Joyeuse dusohoka se ndakubwira ko twasohotse byagenze bite se mwagiye mwashutinze indirimbo mutasohotse kuri amahoteli n'amakuru uzanye ngo twarasohoka wowe uri kuzana ibintu bidahura biganisha ku buraya kandi ntago ari byo twagiye gukora indirimbo ntago twasohotse ese waba ufite pressure y'indirimbo ukagira na pressure y'ibyo bintu ubwo urumva utahita upfa pressure y'ibyo bintu wayigeze ryari wayigeze ku bafana nayigeze ku bafana ubwo nibyo nakaza mutwe umva tega ngubwire bagiye ku Kibuye tugiye gushutinga noneho tugeze no ku Kibuye yabaye ibintu by'ibibazo amalocation tukayabura bakaguca amafaranga udafite nyine bibinsazi umuntu akagenda ukaba yakumeneramo kandi ukabona nta mafaranga ufite bikaba nyine ikibazo kuyikora biratugora ku buryo noneho yahageze na saa 10 man umuntu ataranywa n'amazi yo kunywa ariko man umuntu yabona igikorwa nka kira akagishitinga ngo ni kibingo noneho ngo ndebera ngo iki kiririmbo ngepe sinjya mpfa kubabazwa na comment kuko buri wese atera comment ukabyumva ariko nk'iyo umuntu yifashe agatega imodoka iva i Kigali akagenda ku Kibuye akajya kuri iriya nzu Chateau Marara akajya gushutinga indirimbo ese na ayo matike yavuye i Kigali agerayo ntago umuntu aba yayatoraguye ese kugira ngo icyo gikorwa gisohoke imbaraga ziba zirimo baba bazizi nge niyo mpamvu nzabona umuhanzi wese yasohoye indirimbo nubwo yaba ari mbi zirazandura imbogo birwavuga ngo dore imboga asohora indirimbo mbi bakirirwa bamwihaye ngo Joyeuse asohora nishaka ibiririmbitse mu kirimi kitavugitse ariko ari indirimbo mbona ko yakoze n'amashusho icyo kintu nzakimwubahira ubwo butwari yagize bwo kugikora kuko indirimbo iravuna iragora irakosoma rero abantu mwicara aho ngaho mukumva ko ikintu kikoze mukumva mukeneye kugishitinga nkaho mwagishyigikiye
mukitwaza ngo barimo barica umuziki. Ese bundi umuziki wanditse kuri reka mbibarize, ni umuziki wanditse ninde muntu uvuga ngo no muziki wanditse kuri uyu, wanditse kuri Bruce Melodies, wanditse se kuri bara ba Chrisizi, wanditse kuri nde? Na muntu umuziki wanditseho, buri wese agenewe gukora umuziki. Ahubwo ikibazo abantu bagira nuko babona twese imiririmbire si imwe, nge ndirimba nabi ndabyemera, ariko niba ndirimba nabi iyo ndirimbo ufite icyo nshaka kugeraho, nshaka yenda ko bamenya nabona n'amafaranga, yego iyo ndirimbo ntizanyinjiriza uko mbyifuza, izatinda kunyinjiriza kandi nta n'amafaranga yinjiza, uri kumva? Nibyo bitaramo yenda wabona wakoze ibikorwa bifatika, ufite izo ndirimbo 5 7 gutyo, abantu bakagutumira ukagenda, niba ari ibyo 200 baguhereza 500 bakabiguha, ariko gufata igikorwa cy'umuntu ukakibyinamo nk'ubyina mu nabiri. Ngewe buriya muye n'umuntu waneyeho na comment akamwe nge naguteyeho comment, baranabizi abantu baje baniraho comment mbi ku bantu nzi. Uzi ko nabigenje mbaza ngo nabigenje ute nakasa mutwe nababije ukuri, narababwiye ati umva, niba narakoze indirimbo mbi, niba narabyinanye n'umukobwa mubi, se bundi umukobwa mubasa gute? Nge igitsina gore ndacyubaha cyane, ndacyubaha cyane kurusha uko abantu babitekereza, kuko niba umuntu yifata agatwita umwana amezi 9 akamurera kumuhera hasi kumugeza hejuru, ibyo bintu byose ari umukobwa cyangwa se umumama uri kubikora, niyo mpamvu ngiye igitsina gore nyubaha, kuko niba umumama yarabyaye umwana akamurera akamukura hasi akagira imyaka 10 akagira ari igitsina gore kibikora, uwo muntu mujye mumwubaha. Rero noneho nkiriya mbwa ngo nintuza ngo njye niyo ngiye kumuvuga mba numva ashaka kura bitewe n'ibintu bibi muziho, wenda aziko nabizi kuko njye ndabizi. Yavuze ngazakubita akabuno kaje ngakabona kaje kingari kugakubita. Ibyo ngibyo bireke, ibyo tubireke tuzatubiza mu ibyo ngibyo, twiganire mu buzima wowe kuri wowe, tugume kuri wowe kwita ku bana, sibyo? Nuko ubukoze indirimbo Mombebe, ese na depression wigeze ugira? Hari ukuntu ukora indirimbo wari witeze ko wenda numara kubona byibuze nk'abantu bangaye bakurebye ubuzima bwawe buzahinduka, ukaba wagira ikintu wigezaho wageze iwanyu, we ntabwo wigeze ugira depression ukabona utangiye kwigunga? Kwiheba gusa se ko nimyira, ahubwo ukabura n'ibyo wimyira, uriheba pe. Noneho sibwo nakubwira ngo nyine uba wumva ko ikintu ukoze cyita kikuzamura, kandi koko niba ikintu cyaramenyekanye ku bindirimbo iri hafi kugira 500 niba aho gutana byujuje, uri kumva? Tekereza mu bantu 500 no barebye iyo ndirimbo, harimo babandi batukana, harimo bamwe bagushyigikira, harimo bamwe bavuga ko igikorwa wakoze aricyo, hari bamwe bagufata akaboko, ariko ugasanga cya kintu wakoze nta kintu kirimo, cyo kibazo kibamo. Ugasanga ya mafaranga washoye nta n'ijana uri kubona, nayo make ubonye ugasanga ni duke cyane, birengeza urugero, ukabona biri hasi mbese kurusha ayo watanze ukora icyo gikorwa. Ukiheba cyane, ukavuga ati se inyungu ziri kuva, ukanacika intege ku buryo unatekereza no kubivamo. Muri abantu benshi bakora umuziki bazabikubwira, ni kesha umuntu, abantu bagira mu kwihangana gake mu mitima yabo, icyo kintu icyo babivamo, bigeraho bakabirambirwa bakabireka, bakabyihorera pe, ukabona nta kintu kibirimo. Ariko nyine kuko wowe ufite icyo wiyumvamo iyo tara yo kuririmba, ndetse uzi n'icyo ushaka, wowe ahubwo nyine ugomeza guhatiriza ukora utwo dukeya wabonye, ukongera ukarundarunda, washaka ukaturundarunda amezi 3 cyangwa amezi 5, nta muntu urabona yenda ikindi gikorwa cyawe, ariko ukongera ugakora, igihe nyine Imana ibishakiye ukazabona ibintu birariye. Ariko nkubwije ukuri, depression urayigira hamwe utekereza no kumva ko ese navuga gute. Akenshi abantu bajya bavuga ngo abahanzi bajya bagira depression yo kwiyahura. Harimo indirimbo, harimo yo kubwirwa amagambo mabi, harimo kuba ibyo ukora yenda famille itabyishimiye bikumva bikaba ikibazo,
ibintu ukora nyine abantu ukaba wanakiyahura bitewe n'iyo mpamvu ukavuga ati se ibi ndimo biri kumfasha iki ese birangiza ukabona nyine ni ikibazo uri hasi nta kintu uri gukora. Wigeze gushaka kwiyahura? Ntabwo nabigerageje ariko njye narihebye cyane. Ndiheba pe. Nabwira na mama ati ngiye no kubivamo, ngiye no kuva ni Kigali. Yego. None mama akankomeza. None wanjye komeza ibi bintu wamye kuva kera ubikunda ariko bikomeze. Yego. Komeza ukotane ari gihe bizafa. None man ugahamagara n'umuntu ngaguhereze support. Yego. Akagukubita ikijambo kimwe kituma uryama icyumweru cyose utarananywa n'amazi. Nego ndahamagaye akubwira ijambo. Nigeze guhamagara. Nuvuga nimba ari umuntu uzwi cyane ntago mushaka kumuvuga. Hoya ntago ari umuntu uzwi. Hari umuntu ngiye nahamagaye. Ubu bamwita Kwizera. Kwizera niba umuzi simbizi. Bamwita Kwizera. Akora ibintu by'indirimbo. Hariya mu mujyi w'Ibutare. Umujyi w'Ibutare. Uba ntago muzi. Ntago ari uw'i Kigali, abantu benshi ntago bamuzi ariko arahari. Ngiye ndamubwira ati rero bro ngiye mfite imana. Arambwira ati yihe rero. Avuga ati mfite imana yo kuririmba ndanamwumvisha aranabikunda arikumva. Noneho ndamubwira ati mfite imana yo kuririmba. Atariko na amafaranga afite ayangaya makeya. Wamfasha ukankorera aka karirimbo yenda nkazajya ngenda nkwishyura gake ayo mbonye nkazayabona. Yagiye kunsubiza aransubiza ngo ariko ngiye kubyansubije sinigeze mbikoplika kuko nyine niko yabyumvaga niko bigenda. Yego. Arambwira ati ariko se yarambajije ngo ufite angahe. Ndamubwira ngo mfite 15. Leta yacyaraze indirimbo ikoreshwa n'ibihumbi segari. Ubibaze nayo mafaranga nari mfite kuko nyine nari bifitemo umuhate kandi bishaka. Yego. Mfite 15 ngari kwa mwana. Nganga urabona ari mu isoko ugiye kugura inyanya zo gutara muri nuze. Zo gutara muri firigo ngo ujye utekera abana barye. Ndabona ati se nyine wafasha njyewe nkabasha no kuba nayabika nkajya agenda ndunda nkajya nyakuzanira. Arabyanga. Reka tugane ku musozo ndi kubona bacuranze imiziki. Kambwira abantu ko tuba turi kuri Biriva n'ahantu heza cyane habera amakwe, habera ibintu byinshi cyane. Urubyiruko mushobora kuba mwaza mukikinira kabiyari, dore nanjye muri iyi minsi maje kuhamenya. Abasaza mushobora kuba mwaza mukikinira igisoro. Ako kantu ugakuyeho ukegeje. Abasaza mushobora kuba mwaza mukikinira igisoro. Abantu muri hafi abasaza se nibo bonyine bakinira isoro. N'abasore abantu muri mu minsi yo gukora amakwe nka ba DC Clement namwe hano n'ahantu heza cyane. Nabonye na Papa Sava agiye kuko n'ahantu heza cyane kabisa abantu baza kuba bakorera amakwe bahita kuri Biriva. Ni hano Kicukiro uruguru yo kwa Gitwaza uzamutse gato ku cyapa kirenze ubwo ni ku murenge wa Kicukiro. Ni muze rero ni karibu kuri Biriva. Ni ibintu byiza cyane tuzajya bagezaho hari na service nziza cyane kabisa. Reka nshimire umwe mwakomeje kuba natwe dusoze rero Sano Legend naguciye mu ijambo ko tuzagenda tugaruka tuzagenda tugaruka ibiganiro byinshi bitandukanye. Ndi kubabwira ati hano na hano heza cyane waza kuba wakorera ibyo ushaka byose. Sano dusoza ni cyo kintu wabwira abantu bakubonye muri kano kanya bataheruka kukubona cyane ko muri iminsi tugiye kukugarura nyine abantu bagiye bongere bakubone. Kintu nababwira nyine bagomeze batube hafi badushyigikire. Nibikabe kureba igikorwa cy'umuntu gusa. Badutera inkunga badushyigikire muri byose kuko twebwe nta hantu twakigeza turi twenyine ariko iyo ufite umuntu ugo ufitera imbaraga mu mugongo ubasha kugera ahantu ugera. Badushyigikire ikindi bakomeze kudusengera kumva kuko ibintu byose bitarimo Imana nta hantu byagera. Sengere mbese nyine badufashe muri byose tugere natwe aho tugera. Ni fresh cyane kabisa. Dusoze nayo turirimbira ka karimbo ka Aline Sano n'undi abantu bagiye bakumenya. Akundi Aline Sano uramuvugishaho? Aline Sano ntabwo turavugana. Ubutanza bigukorera. Oya birenze. Ntabwo kibishaka. Oya ndabishaka ariko nabirenze buriya ntabwo umuntu wamuhatira ko gukora ikintu adashaka.
nabisha niyumva umutima ubimwemeza ko duhura ari niyumva atanabishaka ndumva nta kibazo kibirimo nyine niko we aba yabishatse yego katurire kubera Joyeuse bagize ubwoba bagize ubwoba gute bagize ubwoba gute kubera Joyeuse abanzi bagize ubwoba basigaye babona ko ibintu nyine kubera ko Joyeuse we yanavugaga ko akunda Juno si no kumufana gusa kubera ko yerekanye ko akunda Juno bakanahura bikasaga ndende abanzi basigaye bagira ubwoba kugira ngo uzabone umuhanzi wahuye n'umufana nakurahiye ni hafi ya ntabwo biragoye cyane aho nibereye bagize ubwoba avuga ati nanjye ibi bintu byambaho nka biriya bya Juno ndetse Juno yabaye n'ibiki byamubayo none se urabona atari kesi ndende ahubwo aya ni byiza ahubwo kuri we ni byiza kuri we ariko buriya umwegere niwe yakubwira ko ari byiza cyangwa ari bibi ni byiza kuko nyine yatambukije icyifuzo cy'umufana we ariko nyine we byararenze inkombe bivuga ko anamukunda kandi bigomeza kuba asaga ndende nasuba atari byiza nyine kuri Juno hoya uzise nawe n'ubu umuhanzi ukagira amahirwe ukabona ikintu gituma reka nkubwire sano nawe n'ubu umuhanzi abantu bakakumenya ukagira amahirwe ukabona ikintu gituma wirirwa imihanda niba waba utari gukora icyo kintu cyari cyiza cyaba ari kibi cyaba ari cyiza nyine promosiyo yose yaba mbi yaba nziza ku muhanzi yaba ari promosiyo tu siyo kwa Joyeuse nyine hari abantu babirebye nabi hari n'ababirebye neza ariko nyine kubera byabaye saga ndende niyo mwa muri kukubwira ngo baratinya uretse ko nge nta n'ikibazo mukobwa mwiza nikundira nifanira nako nifanira dusoze rero ngaturirimbira umuhungu wanjye dale ndi kugutekereza nkibaza nibuza muri mande darling ndi kugutekereza nkumva sishaka ko dutana n'izina ry'Imana kandi mu maniga masa mbona wowe gusa kandi sinicuza uwo namaze niba nenda gusara nkunda wowe gusa kandi sinicuza uwo ima promise utazasiga lomi mu byiza no mu bibi tuzabicamo together chance you my promise utazasiga me mu byiza no mu bibi tuzabicamo together just love me urakoze cyane.